Shalom shalom ndakwakiriye kuri Youth Time Revival kaze tubane mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ndakwakiriye muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana kandi ndakwifuriza weekend nziza wowe twabanye muri iki cyumweru, ndetse aho twarushijeho kugenda tureba intambwe zitandukanye z'ibigeragezo. Ibigeragezo rero twagiye twumva byinshi kandi twagiye twigishwa byinshi n'Umwuka Wera w'Imana, ariko uyu munsi ndashaka kuza kukubwira ko hari irembo ryagusohora mu kigeragezo. Yesu ashimwe cyane. Iri rembo rifite ubushobozi bwo kuba hejuru ya biriya bintu byose twavuze. Haleluya. Hari ibigeragezo twasanze biterwa n'Imana bije kudufasha kwezwa, bije no gupima kwizera kwacu. Hari ibigeragezo twasanze bigaragazwa n'ubuhanuzi byerekana ibimenyetso by'ibihe. Ibyo nabyo twarabibonye. Ndetse hari n'ubundi bwoko bw'ibigeragezo bizanwa na Satani, hari n'ibizanwa n'uburangare bwanjye. Ariko uyu munsi ndashaka kubwira irembo rikomeye umuntu abasha kwemera kunyuramo, hanyuma atitaye kandi Imana itarebeye uburemere bw'ikigeragezo, iryo rembo rikamusohora rikamukura mu kigeragezo. Imana ikumpera umugisha kugira ngo ibi bintu Umwuka Wera w'Imana abizanemo ubuzima mu bihe uhagazemo, maze bihinduka urufunguzo rugiye kugufungurira ugasohoka mu gihe kikuremereye ku buzima bwawe. Yesu abwira uwo mutware ati, aho ni muri Matayo ibice 8:13. Yesu abwira uwo mutware ati, nuko genda bikubere nk'uko wizeye. Umugaragu we akira uwo mwanya. Amen. Hanyuma ibice 15:28 nawe aravuga ngo, maze Yesu aramusubiza ati, mugore, kwizera kwawe ni kwinshi, bikubera uko ushaka. Umukobwa we ahera ko arakira. Hari ikintu nshaka ko dukura muri iyi nkuru. Mwene data, ni kenshi uzumva abigisha benshi bakugarukanira ijambo rikubwira ngo kwizera ni urufunguzo rufungurira ikintu cyose cyananiranye ku buzima bw'umuntu, ngo kwizera gushyirwe muri icyo kintu kikabasha guhagarara ndetse no kurekurana n'ubuzima bwawe. Ariko iyo dukomeza kugenda tubwirwa kwizera, reka uyu mwanya ngira amakuru nkubwira. Ijambo ry'Imana mu Baheburayo igice cyaho cya 11, iyo riri kutubwira kwizera, riratubwira ngo kwizera ni ukumenya ibintu wiringiye. Intambwe ya mbere ibanziriza kugira kwizera ni ukumenya ibyo wizeye. Ibyo wiringiye ukwiye kubimenya rwose, kandi mu mvugo y'umwuka harimo guhishurirwa. Kwizera ni amakuru uhishurirwa n'Umwuka Wera, akayemeza umutima wawe, akayasobanurira ibitekerezo byawe ku kigero ayemeza wowe, ayo makuru ukayakira nk'ukuri. Haleluya. Ayo makuru rero wakiriye niyo wizera. Ndashaka kubwira ko mu kigeragezo cyawe ikintu gitumye ugihagaze kugeza uyu munsi, haleluya, nuko hari amakuru ufite. Yesu ashimwe cyane. Amakuru ya mbere nakubwira, izi nkuru zose dusomye n'izindi twasomye n'izindi tuzasoma zikwibutsa ko Yesu akora. Ni kimwe mu bintu bigenda bigutwara mu bigeragezo ucamo, ugategereza ugukora ko imirimo y'amaboko y'Imana. Kandi ndashima Imana ko mu bihe bitambutse bitandukanye wagiye ubona Imana ku buzima bwawe ikora ibidasanzwe. Uyu munsi rero ndashaka kubwira ko uku kwizera ni urufunguzo. Haleluya. Kandi ni urufunguzo rwihagije ubwarwo. Nta kindi kintu kwizera gukeneye kugira ngo gufungure ibintu bihagaze mu buzima bwawe. Hano hari umutware w'abasirikare ngo yari arwaje umugaragu, hanyuma ngatuma kuri Yesu ngo bagende bamumubwirire ko umugaragu warwaye aza mumukirize. Ngo Yesu yumve amakuru y'uburwayi bw'uwo mugaragu w'umutware w'abasirikare, aravuga ngo ndahaguruka ngende kandi ndaza kumukiriza umugaragu. Hanyuma ngo ari mu nzira agenda, uwo mutware amutumaho. Yesu ashimwe cyane. Aramubwira ngo, umva Yesu, aha hantu ndagira humve neza. Ubwanjye nagiye kugutumaho abakuru b'idini y'Abayuda, nayobewe aho uri kandi ntananiwe kuza kugushaka kugira ngo nkubwire ikibazo mfite maze unkirize umugaragu. Ahubwo ikintu cyatumye ninya kuza aho uri nuko ndi umunyabyaha, nuko ndi umuntu wa kamere y'icyaha,
nuko bitankwiriye guhinguka mu maso y'umwami, nuko bitankwiriye guhagarara imbere yawe ngo nkuvugishe n'aka kanwa kanjye k'intege nke. Haleluya. Uyu mugabo ajya gutuma kuri Yesu aba batware, yarazi uwo ari gutumaho uwo ari we. Anamuha urugero rwumvikana, aramubwira ngo ngira umutwe w'abatware nyobora, iyo mbwiye umwe ngo kora kiragikora, ntabwira undi ngo jya ahangaha akajyayo. Hanyuma rero aramubwira ngo nawe ndabizi ko bidakeneye ko bigusaba kuza hano, oya, wize usanga umunyabyaha nkanjye, wize usanga umunyangeso mbi nka tegekera aho uri, ndabizi ko umugaragu wanjye arabasha gukira. Haleluya. Ndashaka kubwira ko uyu mutware ntago yatumyeho Yesu, ntago Yesu yizeye, ari Yesu w'umusore wambaye imyaka 33 32, ntago we yabonye Yesu wambaye umubiri w'umuntu, ahubwo yayishuriye ingoma y'ubutware iri muri we. Haleluya. Amenya ko afite ingabo zitakeneye kuba zambaye inyama n'umubiri n'amaraso, amenya ko afite ubutware akoresha mu isi y'umwuka, buri kintu cyose kikamwumva. Mwene data, ndashaka kubwira ko Yesu impamvu akeneye kumwizera, akeneye kurenga inyegamo y'izina Yesu, akeneye kurenga inyegamo y'amateka ujya usoma mu nkuru, nk'uko ujya muri edisiyo Bakame ugasoma ugasangamo inkuru kandi iryoshye kandi yanditswe uburyo burimo imfashanyigisho. Ntago Bibiliya yakwandikiwe n'imfashanyigisho yigisha kamere yawe, yigisha ubwenge bwawe, itreating ibitekerezo byawe kugira ngo ibibeshye, ahubwo inyuma y'izo nyuguti hari ubuzima bw'Imana bwo kwizera. Haleluya. Hari ubuzima bw'Imana bwo gutumbira. Yesu ashimwe cyane. Ubwo ngubwo nibwo duhishurirwa n'Imana iyo twizeye uwo nguwo, kuko twamumenye. Rero tujya tubona uko kwizera gufungura ibintu bikomeye mu buzima bwacu. Nicyo cyabaye kuri uyu musirikare, ngamenya Yesu uruta umusore ugendagenda mu mujyi, amenya Yesu uruta umusore wirirwa inyuma ye hari iteraniro ry'imbaga y'abantu benshi, we ngagira gutinya kuko Yesu yabonye, kuko Yesu yabonye umukiza yabonye ni umukiza urenze ibikorerwa mu mubiri n'ibigaragara mu mubiri. Aramubwira ngo utegekere aho ngaho uri. Yesu aravuga ngo mbega kwizera gutangaje mbonye mu mutware w'abasirikare b'Abaroma we. Ngo uko kwizera ufite, ngo genda ibyo ngibyo nyine ari byo bifungurira ikibazo cyawe. Ndashaka kukubwira ko kwizera ufite mu mutima wawe niko gufite ubushobozi bwo gufungurira ikigeragezo kiri mu buzima bwawe. Intambwe ya kabiri ni umugore ngo wari urwaje umwana, amuzanira Yesu ngo amukize. Uyu mugore ntago yari umwisiraheli, reka kandi mishoni ya Yesu ngo yari yabanje kuza gukorera intama zo mu rugo, gukorera abo mu muryango wa Isiraheli, agakiza kakazagera mu banyamahanga. Ariko mishoni ye yari gukorera umuryango w'abana 12, hanyuma ngo akaba ari bo abwiriza ubutumwa bwiza, ubutumwa bukazakomeza butugeraho natwe. Ariko ngo uyu mugore azana ikibazo cye akizanira Yesu, ngagera imbere ya Yesu. Yesu aramubwira ngo wa mudamu we, reka nkubwire, mfite ibyo kurya by'abana bo mu rugo. Rero ndabona ibyo kurya by'abana ntago ndabifata ngo mbijugunyire imbwa. Uwo mugore aramureba aravuga ngo umva nkubwire mwami wanjye, imbwa nazo zirya ubuvungukira bwatakaye buva ku meza y'abana. Haleluya. Aravuga ngo ndi imbwa, ndabyemera koko pe, ibyaha byanjye ntago byanyemerera guhagarara imbere yawe ngo nkuburanye ngo nishakire irindi zina niha. Yesu ashimwe cyane. Arabanga ariko ndi imbwa yawe. Haleluya. Nubwo ndiyo ariko ndi yawe, nubwo mbayeyo kuko ibyaha bintegeka kuba ikibi cyose nakitwa kuba cyo, ariko ntembye nkuzaho mwami rwose abana nibarye bahage. Ariko ubwo buvungukira ni umutsima nawo, kandi uwo mutsima nzi imbaraga ziwubamo, unyemerere njyewe n'umwana wawe turya ubwo buvungukira. Nubwo ari bukeya, nubwo bwacagaguritse, ariko muri bwo bufite imbaraga zikiza. Yesu arareba aravuga ngo sinigeze kubona umugore ufite kwizera kumeze nk'uku nguku. Ngo mugore, kwizera kwawe ni kwinshi pe, ngo bikubere uko ushaka. Umukobwa we ahera ko akiri uwo mwanya. Mwene data, kwizera nirwo rufunguzo rwerekanye, haleluya, gufungura urugi rw'ikibazo uko cyaba kingana uko ariko kose. Icyo kibazo kikumva urwo rufunguzo kikitaba gufunguka kandi kitaburanye. Ndagusengeye muri iyi weekend. Yesu ashimwe cyane. Ubwo wemeye umuhamagaro w'Imana muri iki cyumweru, ukagira umutima wo kubana n'Imana mu ijambo ryayo, mu izina rikomeye rya Yesu Kristo, ndagusengeye kugira ngo ikibazo cyawe, ndagusengeye kugira ngo inkomyi iri imbere y'ubuzima bwawe,
ndasengera umutima wawe kugira ngo Imana iguhishurire kuyimenya, iguhishurire imbaraga yashyize muri Kristo Yesu. Izi mbaraga numara kuzihishurirwa, umutima wawe utangire wakire kwizera. Haleluya. Maze uku kwizera gutangire gufungure ibifungiranye ubuzima bwawe. Sabye impano yo kwizera, ningiza umwuka wera ngo arekuze ibyakuziritse byose ubuzima bwawe bitumye utizera, bitumye uhagaze ahantu ushidikanya ku Mana. Imana ikumpera umugisha, Imana ikumpera amashimwe, Imana ikumpere indirimbo, Imana ikumpera ijambo aho wambuwe ijambo. Mu isi y'umwuka Imana igusubiza ubuzima, kandi muri wowe umwuka wera yongere ahaguruke, akanguke, igicaniro cyawe cyongere cyakeho umuriro. Ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo imbaraga Imana ifatisha amaboko y'abantu nawe aya masaha nizigufatisha, wongere ufatwe n'ibiganza by'Imana. Tubone wowe w'umwuka ubayeho, tubone wowe wuzuye kuramya no guhimbaza ubayeho, tubone icyubahiro cy'Imana kigarutse ku buzima bwawe, tubone imbaraga z'Imana zongeye kukubyara kandi zongeye kukwereza guhinduka ishimwe n'umucyo w'Imana mu isi y'iki gihe. Data wa twese abane nawe, imbaraga z'Imana zikomeze zigutwikire. Tubisengeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.